Muraho mumeze mute? Twizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza turashimira Imana. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe urubuga rwacu rw'urugo rwiza turakomeza ibiganiro byacu, ariko uyu munsi turakora ikiganiro gifite indi forume, ntabwo ari bya bindi dusanzwe dukora, ahubwo uyu munsi turumva inkuru y'urukundo rw'umukobwa wakunze umusore ariko ntiyashishoza. Urabizi ko umuntu agomba gushishoza, umusore bazabana arebe ko azavamo umugabo ukwiye. Ntiyashishoza, icyakora yaje kugirirwa ubuntu ku munsi w'ubukwe, arahishurirwa, amenya umusore bazabana ko atazavamo umugabo ukwiye. Reka dukurikire. Ihishe madamu, ngomba kukwereka uwo mugiye kubana, ngomba kukwereka uwo ari we mbere y'uko mubana. Injira muri iyi kofure y'imodoka. Ni umushoferi wavugaga. Ntuvuge, ntugire icyo ukora. Umukunzi wawe afite ibanga rikomeye yaguhishe. Ngomba kukwereka uwo ari we mbere y'ubukwe bwawe. Umukobwa yahagaze nk'ukubiswe n'inkuba, yari yambaye ikanzu y'ubukwe arayizingazinga, yinjira muri kofure y'imodoka. Agezemo biyamuyobera, ashaka kuvamo. Madamu, ugomba kunyizera. Guma muri kofure y'imodoka mbere y'umukunzi wawe agera hano. Injira muri kofure ndakwinginze, hari icyo ngomba kukwereka. Amaboko y'umukobwa yaranyeganyegaga kubera ubwoba, ntiyumvaga ibiri kumubaho. Mu nzu nini iwabo w'umukobwa, ibintu byose byari biri muri ringi. Izuba rya mu gitondo ryinjiraga mu byumba rinyuze mu madirishya. Uyu wari umunsi ukomeye, umunsi umukobwa wacu Gladys yari amaze imyaka 3 ategereje. Abana n'umukunzi we bagendana umunsi ku munsi. Abantu bose bari bahugiye mu mirimo, abatunganya imisatsi barakoraga, abatunganya indabo barimo gutegura imirimbo, abateka bazanaga amasahani, byari biteguye neza ku munsi w'ubukwe bwe. Gladys na Claude bari bamaranye imyaka 3 bakundana, bagendana umunsi ku munsi, bahamagarana kuri telefone, basohokana mu maresitora meza. Imyaka 3 y'urukundo, ibiseko, amasezerano yavugirwaga mu ibanga, imyaka 3 yo gutegura ejo hazaza no kurota uyu munsi w'ubukwe. Umukobwa yari yiteguye cyane, ntiyari azi ukuri kwari kumutegereje. Inkubi y'amayobera, amabanga n'ukuri byari bimutegereje. Ijoro ryari ryabanje ryagaragaraga nk'ibitunganye, inseko z'umukunzi we, urwenya rwe, uburyo yamukoraga ku kaboko agaseka, byari byiza cyane. Ariko muri uyu mwanya ku munsi w'ubukwe yarasigaye yumva ubwoba n'ishidikanya gusa. Muri iki gitondo umusore Claude yari yasabye umushoferi kumujyana ahantu runaka, urugendo rugufi imbere y'ubukwe. Umushoferi yahise yohereza Gladys ubutumwa amusaba ko bahurira muri parking. Umusore yifuzaga ko Gladys amenya ukuri mbere y'ubukwe. Ubwo turavuga umushoferi. Cyari muri parking, umukobwa yamaze kwinjira muri kofre, aricaye, amaboko arazingazinze, yubitse umutwe mu ikanzu. Kofre irafunze. Ijwi yo hanze, imodoka, inyoni, abantu mu nzu byose byarashicetse kuko kofre yari ifunze. Hasigaye gusa umutima we urimo utera cyane, yibaza ibiri kumubaho. Hashize iminota ari muri kofre yongera gutekereza. Atekereza ku mukunzi we mwiza, useka, wizewe. Aribaza ati use hari ikintu yampisha? Ntacyo yampisha rwose, ibintu byose yarabimbwiraga. Ahubwo umushoferi wanjye ari mubi. Ese uyu munsi waba wari uw'inzozi mbi nari ntegereje? Oya, umva atari byo. Ndumva nshaka gusohoka muri iyi kofre. Gladys ariganiriza. Ariko reka tugende nabyo mbireba. Umushoferi yakije imodoka, baragenda bava kwa Gladys, bajya kureba Claude aho yari atuye, kuko Claude niwe wari wasabye umukobwa ko mbere y'ubukwe hari aho azabanza kujya abimenyesha umushoferi. Umushoferi yagombaga kujya kumufata mu modoka ya Gladys. Tugeze kwa Claude, umushoferi agiye gufata Claude, shize akanya yumva urusaku. Ni Gladys yumva urusaku. Umuryango w'imbere w'imodoka warafungutse, ni Claude winjiye mu modoka. Uraho? Arasuhuza umushoferi. Ahita amubwira ati urahazi aho dusanzwe tuye? Yego monsieur, ndahazi. Umutima wa Gladys warakubise cyane muri kofre, aribaza aho basanzwe bajya ni hehe. Yicara mu modoka atazi na gato ibiri kuba, ntazi ko Gladys ari muri kofre inyuma. Yireba mu ndorerwamo, agorora karuvati, aririmba buhoro buhoro, yumva byose biri kugenda neza. Ni umunsi we w'ubukwe, ameze neza, yambaye neza. Hanze Gladys yagendaga umujyi ucecetse kandi utuje, ariko imbere mu modoka hari inkuba itagaragara. Imodoka yatangiye kugenda buhoro buhoro, ukuri kwari kumutegereje imbere hari kuje guhindura byose. Bakomeje kugenda, Claude abwira shoferi ati ntiwibagirwe guhagarara aho dusanzwe duhagarara. Yego monsieur.
umushoferi arasubiza. Nanone umutima wa Gladys wongeye gukubita yumvise guhagarara aho basanzwe bahagarara. Aho basanzwe bahagarara ni he? Aho basanzwe bajya bifuza iki? Tugeze aho Claude yari atuye ni muri quartier ubona idashamaje, amazu aciriritse yubatse hagati y'imirima y'insina, hagati y'imihanda mibi, ariko harimo umuhanda muto usa n'uw'icyaro. Niho Claude yari atuye. Tuvuye mu mujyi iwabo wa Gladys, hafi aho ni naho Claude yari acumbitse. Tugeze mu cyaro iwabo wa Claude. Se ni iwabo? Iwe mu rugo. Imodoka yarahagaze, Claude yasohotse mu modoka, ntiyigeze yitegereza kofre, aragenda yigira imbere. Hashize akanya avuye ku modoka yigiye imbere, David umushoferi yafunguye kofre. Madame, sohoka buhoro buhoro. Gladys yasohotse muri kofre yakonje, yerekeza ku kazu. Imihanda yari mito, irimo amazu asanzwe y'ahantu hatuje y'icyaro. Ikanzu ye yari yajagaraye, imisatsi ye yari yangiritse, makiyaje yashonze kubera stress. Umushoferi aravuga, nashakaga kubyibonera ubwawe. Mbona iki? Gladys arabaza. Umushoferi azunguza umutwe, aramwereka, reba Claude imbere yawe, mukurikire buhoro buhoro akujyane ku kuri. Gladys yakurikiye Claude bucece. Amaherezo Claude yahagaze imbere y'inzu nto. Umugore yarafunguye, umwana w'umukobwa yarirutse ajya kuri Claude arahamagara, papa. Gladys yumvise isi imugwiriye. Gladys ararira bucece, atoya ntibishoboka. Umugore yakiriye Claude, barahoberana. Gladys yasigaye ahagaze, umutima wenda kumuvamo. Nyuma y'iminota mike Claude yasubiye mu modoka. Agisohoka Gladys yihishe inyuma y'inzu y'umuturanyi wo kwa Claude. Amaze kugenda Gladys yafashe icyemezo cyo kugera kwa Claude, yegera urugi akomanga buhoro. Umugore wa Claude yarafunguye, aramubaza, urinde? Nagufashe iki? Umugore wa Claude arabaza. Gladys yahagaze aho abura icyo kuvuga, ahagarara umwanya muto, avuga mu ijwi rinyeganyega, arahumeka. Amaboko yarahinda umushyitsi. Ndi Gladys, sinzi uko nabivuga. Uyu ni umunsi w'ubukwe bwanjye kandi ngomba gushyingirwa. Umugabo wasohotse muri iyi nzu mu minota mike ishize niwe tugomba gusezerana. Umugore wa Claude araseka, inseko ngufi ariko ikakaye. Ibi ni ukuri koko? Urankinisha? Hari uwaguhaye ubutumwa bwo kuza kunsenyera? Umugore ararira. Gladys afungura telefone ye, amwereka amafoto, ibimenyetso, ibihe byagaragazaga ukuri kose, ibihe by'urukundo bagiranye, ubutumire bahaye abakunzi babo umunsi w'ubukwe. Amaboko y'uwo mugore arahinda umushyitsi ubwo yakiraga telefone, akanura amaso ye cyane areba amafoto maze yuzura amarira. Ni gute Claude yabikoze? Njye umwana wacu? Ararira nanone. Twarashakanye hashize imyaka 5. Uyu ni umwana wacu, ni umwana wa Claude. Avuga areba ku mwana w'umukobwa akiniraga hafi yabo. Gladys yubika umutwe, amarira ari menshi mu maso. Bombi baraceceka igihe kirekire, amarira akomeza kubatemba ku matama. Ku nshuro ya mbere bararebana batari nk'abanzi, ahubwo nk'abagore bombi bahemukiwe n'umugabo umwe. Guceceka kwari kuremereye, gukonje, gukandamiza. Nyuma y'igihe barebana, baremeranya mu mitima. Nta jambo rivuze, bagomba kumuhagarika, bagombaga kubikora bafatanyije. Bashyize hamwe umugambi wo gutuma Claude amenya uburemere bw'ibyo yakoze. Amarira ya Gladys yakomeje kwisuka adahagarara, ariko yumva imbaraga idasanzwe imuzamo. Hashize iminota mike ava muri iyo nzu, ahamagara taxi, yinjira ku ntebe y'inyuma. Umwambaro we wari wabaye nabi, wizingazinze, imisatsi yajagaraye, amarangi yo mu maso yivangavanze, umutima we ugatera cyane buri kanya. Yagombaga gusubira iwabo mu rugo kuko ntibari bazi ko adahari, bari bazi ko ari mu cyumba yitegura kujya gushyingirwa. Yikubita umwenda w'ubukwe mu gituza, areba hanze mu idirishya, ibintu byose byamuyobeye. Tagisi imaze kumugeza aho ajya, arasohoka buhoro yitonda kugira ngo atagaragara. Ajya ku nzu ye nini buhoro, intambwe ku yindi yitonze kugira ngo hatagira umenya ko afite ikibazo. Yagombaga kwinjira mu nzu agakomeza kwitegura, yagombaga kwitwara nkaho nta cyabaye, kuko uwo munsi wari ugiye guhindura byose. Inzu yari yuzuye urujya n'uruza, amajwi, intambwe, umuziki woroshye byumvikanaga hose. Mu ntangiriro agaruka nta n'umwe wamubonye, nta n'umwe witegereje neza ngo abone iminkanyari yo ku mwambaro we. Umwenda w'ubukwe wari wizingazinze, mbese yari yangiritse. Si ubwoba, ni imbaraga z'ukuri yari amaze kumenya. Azamuka ingazi buhoro buhoro, intambwe iremereye, guhumeka kugenzura. Gladys, humeka neza.
ngomba kubona impinduka, Gladys yibwira. Mu cyumba cye indorerwamo zamugaragazaga nk'umugore utamenyerewe, ntabwo ari we wibonaga mu ndorerwamo. Amaso ye asa n'ayakuze, yuzuye ubwenge, arireba igihe kirekire. None ni njye koko? Gladys aribaza. Hakomangwa ku rugi, ijwi rituje rirahamagara, Gladys, bose baragutegereje. Gladys araceceka akanya, ahanagura amarira vuba, yisiga byihuse, ariko ukuboko kwe guhinda umushyitsi, agorora umwambaro n'imisatsi. Ntabwo byari bitunganye ariko byari bihagije. Gladys ahumeka cyane, ahindukira areba ku rugi. Ndaje akanya gato. Mu gihe yamanukaga mu nzira y'icyumba, yumva ituze ridasanzwe rimwinjiye. Ububabare bwari bugihari ariko urusaku rwari rwarashize. Imodoka z'ubukwe zari hanze z'umweru zisa neza zitunganye, ziragenda zigana aho umuhango wabereye. Muri Gladys mu murongo mwiza w'indabo n'ubwiza, yari yicaye wenyine mu modoka asa n'udafite icyo yumva. Mu gihe Claude yari mu yindi modoka, yari mu yindi si atazi na gato ibimuteze. Hashize iminota mike bagera aho umuhango wabereye, hari heza cyane. Byose Gladys yari yarigeze arota. Imbere abashyitsi barahagurutse bamureba amanuka mu nzira. Umuziki urasakuza, amafoto arakubita. Claude yari ahagaze imbere, amaso amurika nk'umugabo w'umukunzi nyakuri, yaba yarazi uwo ari we by'ukuri. Umuhango uratangira. Uyoboye umuhango asaba abari aho ati niba hari ufite impamvu yatuma aba bombi batabana ayivuge nonaha, niba atayivuze azahora acecetse. Uwo mwanya habaye ituze rikomeye. Muri iryo tuze haturuka umugore mwiza utuje wifitiye icyizere. Ni Audrey, umugore wa Claude. Yahagaze hagati y'iteraniro asaba ijambo. Ati ni njye mugore wa Claude, twarashakanye tumaranye imyaka 5, dufite n'umwana w'umukobwa, niwe wuyu uri impande yanjye. Claude yatangiye kumwaragurika, amubaza uburyo yagezaho, amusubiza ko uburyo yagerageje kwihisha ari nabwo buryo nawe yakoresheje ngo agere aho abashe kugaragaza ukuri. Nta kindi Claude yari afite gukora usibye gusaba imbabazi abo bagore bombi. Claude yarushijeho gucika intege, nta magambo, nta mbaraga, hasigaye gusa kwicuza. Claude atangira gusobanurira abo bagore bombi. Ati akazi kanjye kakimara gushira, nagerageje gukora ikindi kintu cyose ngatsindwa, simbashe kugira umusaruro mbona. Ubu nibwo buryo bwa nyuma nari nsigaranye. Gladys, nari nzi ko nzabasha kubana nawe neza kandi bikamfasha no gutunga umugore wanjye n'abana. Mwese nabifurizaga ibyiza, sinigeze ngambirira kubahemukira rwose mu mbabare. Wayoboraga umuhango yabwiye abateraniye aho ko nubwo uwo muhango urangiye utari mu byishimo, ikiza ari uko urangiye mu kuri. Gladys yarahagaze yabuze icyo kuvuga, yarahindukiye areba Claude ati imyaka yose tumaranye wari ugambiriye kuntwara imitungo ngo ujye kuyitungisha urugo rwawe? Areba Audrey, umutima uremereye ariko utuje. Audrey yaramurebye, abona ububabare bugaragara mu maso ye. Nta jambo ryari rikenewe, bari basoje umugambi ukomeye. Hanze isi yari itegereje. Abo bagore bombi barahaguruka baragenda, ariko bumvikana gukomezanya, ariko uwo mugabo yagombaga kwishyura ingaruka z'ibikorwa bye. Bakigenda inyuma yabo haturuka Claude, nta n'umwe wamukurikiye. Inkuru yarakwirakwiye vuba cyane birenze. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, ubutumwa buratangwa, inkuru izenguruka isi yose. Claude yatakaje akazi, izina rye rirasenyuka, ubuzima yari yarubatse ku binyoma bwazimye mu kanya gato. Gladys yasubiye mu isi ye, umubabaro wamaze igihe gito yahise yiyakira, ashimira Imana ko imuhishuriye ukuri atarinjira muri uwo mubano. Yazamuye wa mushoferi we mu ntera, amuha akazi mu kigo cye, yiyubatse bundi bushya mu ituze, ubu akabikora mu bwitonzi n'ubwenge. Audrey nawe yasubiye mu buzima busanzwe, yabonye akazi kwa Gladys, atangira kwitunga no kwita ku mwana we, yongera kubona imbaraga, arakanguka. Ntiyari agitegereje umuntu n'umwe wo kumufasha. Abagore bombi bakomeje urugendo rwabo. Claude izina rye rirasenyuka. Mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane gukurikira inkuru yo ku rugo rwiza. Mwumvise neza iyi nkuru uko yagenze. Ni Claude, ni Audrey, ni David, bose ubuzima bwabo uko bwagenze. Icyahishuwe hano ni uko Gladys yabaye mu buzima bw'ikinyoma igihe kirekire, icyakora we yagize amahirwe yo kutinjira muri ruriya rugo rwuzuye ikinyoma. Mwakoze kudukurikira, muduhe subscribe, muduhe comment, mutubwire n'ibindi mukeneye ko tuganira, musharinge inkuru. Ndabakunda cyane, Imana ibandindire.